amateka akinjira mu gakiza akagira ahava akagira n'ahandi ese agira. agakiza umuntu yinjiramo, agakiza ni urusengero, agakiza ni ikintu cy'ikidobo umuntu ajyamo kuvuga ngo akinjira. Agakiza ni ikintu gifatika. Agakiza karafatika, ariko Ni igiki nta nyine? nubwo ndi buvuge ngo Yashushanyiriza abana badukurikiye. yego Utaza gucanga abantu bavuga ni ikintu cy'ikidobo umuntu agenda Oya. akicaramo. Ni cya Yorodani umuntu yicaramo. ni igihe n'urusengero ni yinjira- igihe wumvishije ijambo ry'Imana, rya jambo ry'Imana rikaguhindura. Si nuko nta kosa, ahubwo mu gihe nkosheje nibuka ko nakoze mu maso y'Imana, nkagaruka nkabwira Imana ati Mana mbabarira nagucumuyeho. Okay, sawa. Hanyuma ubu kugeza uyu munsi ufite abagore bangahe? Mfite umugore umwe wenyine, Wigeze bande ariko? nta bandi nigeze. None uwo waterese niwe mwahise mubana? Cyane rwose, Uravugisha ukuri? cyane Uravugisha ukuri? cyane imbere Ubu y'Imana, rero uri umugabo utifuza undi mugore. cyane ntabwo Kuva mwifuza. wabaho ntabwo urifuza undi mugore. Hari ukuntu umuntu ajya mu ntege nkeya, ariko ku buryo udashobora kuzitindamo. Jado Office TV Show. Ubwiye ngo mukomeze kugenda mugira ibihe byiza cyane kuri Jado Office TV Show. Turi kumwe rero n'umugabo umeze neza. Uraho wa mugabo? Muraho neza. Cyangwa uri umwana, uracyari umusore? Ndi umugabo, umugore n'abana batatu. Umugabo w'umugore Eh, cyangwa ni umugabo ufite umugore? ni umugabo ufite umugore n'abana batatu. Aha. Yagize ngo uri umugabo w'abana batatu. Oya, oya. Yego. Hanyuma rero abadukurikiye se umuntu akubonye uri muntu ki? Byaba byiza ntangiye nivuga neza Yego. naho nturuka. Bivuga ko abantu ntibakumenyere muri industry yabo. Muraho neza, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Mu bisanzwe ndumva twatangira dusenga Imana. Musenga? Yego. Turasenga nta kibazo, wowe banza wibwira abadukurikiye. Amazina ni Sabayesu Charles, nkaba nturuka mu karere ka Nyamasheke, umurenge ni Karambi. Karambi Yego. ka Nyamasheke. Yego. Haleluya. Amen. Bavuge ngo amen. Amen. Reka badusubize abantu bacu badukurikiye bari hirya no hino. Turi kumwe n'uyu mugabo umeze neza cyane. Yego. Ariko ndashaka ko ngiye tuganira ku kantu kamwe gusa. Hitamo ako ushaka, ako wumva kuruta ibindi, ako gatopika bari ko tuganiraho ariko bikubiye mu ijambo ry'Imana. Bikubiye mu ijambo ry'Imana. Iyo ushaka, iyo wumva wasobanuraho cyangwa se ukaba wadusobanurira. Uburyo agakiza uno munsi kari gutwagwa, urabona abantu benshi. Njyewe ntago nje kwicara kuri kamera kubera ko hari ibyo nzi cyane, ahubwo ikinzanye kuri kamera ni ukugira ngo namamaze Kristo. Kristo wazutse, Kristo utajya uhindurwa n'ibihe. Okay, noneho rero tugiye kuganira ku Aho gakiza. ngaho. Iyo umuntu avuze agakiza aba avuze iki? Iyo umuntu yavuze agakiza ni igihe umuntu yari umuntu runaka mu gihe cyashize, amateka akinjira mu gakiza akagira ahava akagira n'ahandi agira. Ese agakiza umuntu yinjiramo, agakiza ni urusengero, agakiza ni ikintu cy'ikidobo umuntu ajyamo kuvuga ngo akinjira. Agakiza ni ikintu gifatika. Agakiza karafatika, ariko Ni igiki nta nyine? nubwo ndi buvuge ngo Yashushanyiriza abana badukurikiye. yego. Utaza gucanga abantu bavuga ni ikintu cy'ikidobo umuntu agenda Oya. akicaramo. Ni cya Yorodani umuntu yicaramo. Ni igihe wumvishije ijambo ry'Imana, rya jambo ry'Imana rikaguhindura. Dufate urugero, mu gihe wari uri mu buzima wenda tuvuge bw'ubusambanyi, ubuzima bw'ubusambanyi waba uvamo ukemera kwakira Kristo, ukamera no guhinduka ku ngeso ze wabagamo, ukavuga ngo noneho ndakwemereye ngwino uture muri nge, ugendere muri nge, nurangiza amaraso yawe anyeze kandi antunganye, uba winjiye mu gakiza. Aha, ubu warakijijwe. Narakijijwe. Ubu nta kuva wakizwa nta cyaha ugira. Icy'ingenzi ntago. Oya, wikivuguruza tutaza kuvanga abantu. Yego. Ubu kuva wakizwa nta cyaha ugira. Icyaha ndakigira. Icyo gikunda kukwibasira ni ikiyere. Igikunda kunyibasira kikakwizingiraho kikagukubita hasi mukarwana. Ntago hari ibyaha ubu ntakora. Urugero, ntago najya mu kabari ngo samba ngo nywe inzoga mu magambo. Buretse unywa inzoga usinde, wanywa ariko ntiwasinda. Nta nubwo nanywa. Kubera iki?
kuko ngewe nemera ko vino ari umukobanyi uri umutambyi kandi inzo ego abantu kuri kote y'abantu bashobora kuba batanyemera nk'umutambyi ariko ngewe n'Imana yampamagaye ntawe ubigizemo uruhare ikampamagara nge ndi umutambyi kubera icyo ngicyo rero bituma nirinda ikintu cyose cyatuma ngaragara mu maso y'Imana nabi si nuko nta kosa ahubwo mu gihe nkosheje nibukaho ko nakoze mu maso y'Imana nkagaruka nkabwira Imana ati Mana mbabarira nagucumuyeho. Okay, sawa. Hanyuma ubu kugeza uyu munsi ufite abagore bangahe? Mfite umugore umwe wenyine. Wigeze bandi ariko? Nta bandi nigeze. None uwo waterese niwe mwahise muba? Cyane rwose. Uravugisha ukuri? Cyane. Uravugisha ukuri? Cyane imbere y'Imana. Rero uri umugabo utifuza undi mugore? Cyane ntago mwifuza. Kuva wabaho ntago urifuza undi mugore? Hari ukuntu umuntu ajya mu ntege nkeya ariko ku buryo udashobora kuzitindamo. Kubera iki? Oya nyine tubwira igihe wigeze ujya mu ntege nke. Mu gihe cy'intege nkeya ni muri cya gihe wahuye n'ibibazo kuko twemeranya ko ese intege nke ni ibibazo? Oya byanze bikunze isi dukoreramo. Ariko ndeka nkubaza akabazo ndeka kujyana kure. Yego. Umuntu yapfuye wamuzura? Umuntu yapfuye umuntu agapfa bakakubwira bati umuntu yapfuye ngwino umuzura wajyayo? Ntago ari ngewe uzura. Nyine nakubajije wajyayo? Najyayo gusenga. Wagerageje? Ntago uzi abantu bapfuye? Kuba barapfuye ntabwo ari wowe wabigizemo uruhare, ntabwo mbivuze ko ari wowe wabigizemo uruhare, ariko ndavuze ngo abantu muturanye ntabwo urajya gushyingura? Narashyinguye. Wagerageje gusengera abangahe ngo reko byibura banga kuzuka? Barapfuye na data mu mwaka washize yarapfuye ariko hari igihe oya garukira kuki utazuye muzehe koko? Oya twebwe nta bushobozi dufite bwo kuzura. Icyo dusabwa ntago ese oya argereka kumbesha wamupfukamye byibura avuga uti mwami ati rimwe ubwa Petero kabiri ati kubera imirimo ubwa data yaraneze yagize ubu nta muntu urazura. Iki ntago ndazura umuntu. Kubera icyo utamuzura? Impamvu ntamuzura nuko atari ngewe. Nta mbaraga ufite man. Nta nizo mbaraga. Ntazo. Ahubwo no kwizera ko umuntu yazuka nabyo nubyizeye. Oya ngenda byizeye. Urabyizeye? Kutarabikora? Impamvu ntarabikora. Iyo umuntu yizera ko yahinga keza ajya kukweza. Je ntago nazura umuntu, sibyo? Nanjye ndabyemera ko ntamuzura. Buretse nibyo bintu wenda kwizera singa ufite. Ahubwo wowe ufite kwizera. Wanatangiye utubwira ibyiringiro bikomeye, ariko ubu noneho tugeze mu byiringiro byawe icyo byakora. Icyo byakora. None uratubwira uti na data yapfuye. Icyo nemera sinabasha kumuzura. Ni ukubera icyo utabashije kumuzura kandi wizera. Yapfuye se wenda yapfuye ashaje cyane ku buryo wenda yongeye guhagarara yasukuma. Icyo nemera cyo nuko hano ku isi abatoya abakuze ndetse n'abasaza natwe twese twisangamo. Turi ibihingwa by'Uwiteka. Ibihingwa nk'ibiki? Sorry reka mbivugeho gatoya. Oya buretse ni ukuvuga iki? Turi intoryi, turi inyanya, turi amakara. Abantu ni ibintu, ni abantu Imana yaremye mu ishusho yayo. Kandi uraza gukora amakosa. Abantu bahindutse ibintu. Oya ni ibintu. Ntago bivuga iki? Imana isarurira igihe ishakiye. Kandi ikindi nubwo twizera ntago twebwe gusenga kwacu kwakuraho umugambi wayo. Icyakora gusenga kwacu ni gukuraho umugambi w'Imana. Hari ibyo dusengera umugambi, ariko reka mbisobanure muri buno buryo. Hakoreka nkubaza. Sombwe ko wavutse harya Nyamasheke? Yego. Nyamasheke tuzi ko abantu benshi bakijijwe. Yego. Sibyo? Yego. Hanyuma rimwe na rimwe bakanabashinja ngo iyo bageze i Kigali muragwa. Nawe ubi Kigali? Cyane. Urabyemeza ko bagwa? Yego ndabyemera. Mbese bagushwa ni? Hari abantu benshi bagushwa n'umurengwe. Umurengwe mwinshi ugwisha abantu. Ndakwikundira wowe. Rero turaza kwibera inshuti. Hari abantu bagwishwa n'umurengwe. Urugero ngende umukozi wo mu rugo. Natangiye akazi 2007. Ubu uyu munsi urwego ndiho rushobora kuntera umurengwe nkatangira kwibagirwa aho Imana yankuje.
ni muri ubwo buryo rero abantu benshi batakaza umuhamagaro w'Imana bakarengwa bakajya mu kuyicumuraho cyangwa se bagakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Ni muri ubwo buryo nge nabisobanura. Hari ibintu we wigeze ukora byangwa n'amaso y'Imana kuva wava Nyamasheke? Icy'ingenzi ubu nta muntu ushobora kuba ari bese gutyo ugahita umutera nk'inda. oya ubu saramutse ejo yavuze ati muri commentaire ukajya kumva uwo mugabo mu muhige ati nari naramubuze ati yansize Nyamasheke. ntawe kuko ubu tuvugana na madame wanjye mbonereho kumusuhuza nabona iki kiganiro. Yitwa nde? Yitwa Mukamunyirabatware Faustin. nawe arakijijwe? Nawe ni umukristo. Ni umukristo wo mu itorero rya Pentecote. Nta muntu ngewe ubwanjye kuva nabaho nigeze ndyamana nawe uretse madame wanjye. Uravugisha ukuri? Uko ni ukuri kwijambo ry'Imana. Sikukaze kukiranuka cyane nukubiri. Ntabwo nkiranuka ni Kristo uri muri nge ubimbashije kuko ngewe ubwanjye nemera ko. Ariko ushaka warabaye nk'umujura wenda wewe ubwo wenda utakoze ibi. Sesa ndabyumva byambayeho. Waribye? Naribye. Wamenaguye inzugi? Shobora kuba naramenaguye inzugi ngo ninjire mu mazu n'ibindi, ariko najyaga kwiba ibijumba by'abandi nkiri umwana mutoya. Mbese muri make amafuti y'abana ahava akagera yarandanze pe. Nagize ngo wabikoze ugiye. None ubu ni ikihe cyaha rero wumva wenda wakora? Hari ibyo watubwiye utakora ariko hari n'ibyakuza. Hari n'ibyanzaho. Ibyakuzaho ni nk'ibi? Kuvuga nabi. Kuvuga nabi. Njya mvuga nabi pe, ariko nkahita menya aho byapfiriye. Nkamenya ko Imana ari urukundo, nkahita nagaruka nkaca bugufi nkabwira Imana ngo Mana mbabarira nagucumuyeho. Okay. Hanyuma rero hari ikintu bita igaburo ryera, urakizi? Yego. Ubundi rimaze iki? Igaburo ryera ni ukwibuka urupfu Yesu, ni ukwibuka umubiri wa Kristo n'amaraso ye. Yego nicyo igaburo ryera. Mbese tuba twibuka urupfu Yesu yapfuye. Noneho rero amaraso ya Kristo kubera icyo abantu bayima abandi aba ari ayabo. Ntabwo umupasiteri yaravuze ngo barangwa ngo ni bamwe ku maraso ya Yesu. Ni bamwe ku maraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu ko ari aya Yesu bakayima abantu aba ari ayabo. Bambwirire bajye babaha amaraso ya Yesu kuko amaraso ya Yesu ntabwo ari aya. Ni ukuvuga ngo amaraso ya Yesu wewe turaza kwemeranya, wewe babwire cyane cyane yari mu itorero ryanyu rya ADEPR kuki mwima abantu amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu ko atari ayanyu. Afite abantu bayemerewe. Kubera iki? Yo wabatijwe uba wemerewe kwakira igaburo ryera. Iyo